yaje mu bipango byacu. Message irimo aha Imana yampaye nukuri ko Imana ndafashijwe cyane. Haleluya. Message irimo aha Imana yampaye yambwiye ngo mbwire imiryango, mbwire abamama, mbwire abapapa, mbwire isi yose muri rusange, umuntu ufitanye ikibazo na mugenzi we agikemure, kuko harimo abifungiye imigisha kubera ibibazo bagiye bagirira mu miryango. Iyo ni message naraye neretswe, hanyuma nuko nayibonye irasobanutse, nta kigoye, birumvikana, nta muhanuzi urama. Amazi agiye kubura nukubera iyi mpamvu ngiye kukubwira. Ndamubaza ngo ni iyihe mpamvu, arambwira ngo ubu tuvugana urwango rwabaye rwinshi mu banyarwanda n'abanyarwandakazi. Ngiye kubona mbona uwo mwanya, arambwira ngo nguhe urugero, ngo abantu bavuye iwabo baba mu migi, ngo hari igihe bataba banafuza no gusubirayo kubera amakimbirane yo mu miryango. Ngiye kumva ndamubaza ngo ese ibyo nibyo byatuma amazi abura? Marayika arambwira ati wowe ugenda ubwire abakumva, abanyarwanda, abanyarwandakazi, ngo bagabanye ikintu bita urwango nuzurama. Ariko nagiye kubona mbona amazi aya yo muri robine arabuze. Abura igihe kitari gitoya, mbona abafite ayo mu bigega na yarabuze, arashize ayo babitse. Ngiye kubona mbona ya modoka yazana na yarayazanye, noneho aho yavaga naho hararangiye. Noneho ngiye kubona mbona marayika aramfasha akaboko, arambwira ngo ngwino turagenda. Tugeze ku muhanda mbona abantu benshi bari kubungana ibidomoro cyangwa amabido, bajya kuvoma cyangwa bajya gushakisha igipangu cyaba gisigayemo amazi. Hano bakureho kugambanirana, bakureho kubesherana, kuko amazi yabonekaga mu gipangu cy'umuntu ufitanye undi ikibazo, undi ntayahari. Marayika arambwira ngo reba neza witegereze, anyereka imiryango ifitanye ibibazo. Arambwira ngo nka uriya ko afitanye uriya afitanye ikibazo n'uriya mugenzi we, kandi amazi ari kuri umwe, biragenda gute? Marayika arambwira ngo reka nguhe ikizami. Ndamubwira ngo ndahari. Arambaza ngo ngaho mbwira ukuntu biri bugende. Ndamubwira ati njyewe iki kizamini umpaye ndabona igihari cyo. Wowe unteze amatwi nshuti yanjye, wowe unteze amatwi, Imana kugira ngo ikwiyereke uyu munsi wa none, nuko ubanza gukura ibishimwa mu bigawa, warangiza Imana ikakwiyereka. Birashoboka ko nawe wakesheje ijoro uroba amafi akanga kwinjira, ariko hari amanywa y'Imana isumba byose agiye kuza ku buzima bwawe, ari bugutere kongera gukunda Imana. Mama, ndagira ngo ngutangarize, wanamuwe n'abahanuzi, ndagusubizamo ibyiringiro, ba mu muzabibu ntube ku muzabibu. Umusaje irimo aha Imana yampaye
nukuri ko Imana ndafashijwe cyane. Haleluya. Message irimo aho Imana yampaye yambwiye ngo mbwire imiryango, mbwire abamama, mbwire abapapa, mbwire isi yose muri rusange, umuntu ufitanye ikibazo na mugenzi we agikemure, kuko harimo abifungiye imigisha kubera ibibazo bagiye bagirira mu miryango. Ishami rikarwara udukoko, umuzabibu uzabimenya. Hanyuma numara kubimenya, iri shami ryo ntibireba ko ryarwaye, kubera ko hari aho ritereye ku muzabibu w'ukuri. Yego, n'ubu umuzabibu n'ubu ishami riteye ku muzabibu, wowe unteze amatwi, sida ntizagushobora, kanseri ntizagushobora, diyabete ntizagushobora, ariko nudatera ku muzabibu ukaba ku muzabibu, mugume mu muzabibu, ntimujye ku muzabibu, mugume mu muzabibu mimbere ndani. Ntimujye ku muzabibu, mujye mu muzabibu. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Mugume mu muzabibu, ntimujye ku muzabibu. Abakristo benshi bagiye ku muzabibu, ntibagiye mu muzabibu. Ndavuga ibibazo ahubwo abitura umuzabibu. Mbwira ukuntu iri shami, yego, kuba ryabona amazi, iri shami ntibirireba. Ishami rifite aho umuzabibu ugomba kurivomerera, kurimenya. Ariko abarokore twavuye mu muzabibu tugeze ku muzabibu. Amaherezo nshuti y'umusaraba nayahe? Niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Ntabwo twashobora gufiringa agakiza tutagumye mu muzabibu. Agakiza kararyoha inshuti yanjye. Agakiza kararyoha iyo uhanura ibintu bizima bisohora. Agakiza kariwe wenyine wera imbuto nyinshi. Reka nkubwire, u Rwanda rukeneye abarokore ba nyabo, batarabo kujya ku muzabibu, bajya mu muzabibu. Igihugu kirabakeneye pe, sinirigwe nkubeshya. Igihugu gikeneye abarokore bameze nk'abameshake na baseduraka, kirabakeneye. Ariko kirabakura ko bigiriye ku muzabibu, batagiye mu muzabibu. Dusubiremo uwo murongo. Ndagira ngo ubwire Imana igukomereze amaboko muri ibi bihe tugize gute turimo. Soza amakuru ufitiye mu kigeragezo abantu bari kuguha, ntabwo ari Imana iri kuguha. Baravuze ngo uzashaka ari uko babajije, ntabwo ari cyo gisubizo. Baravuze ngo iyo ndwara izakwica, ntabwo ari cyo gisubizo. Baravuze ngo ahari iwanyu muraroga, barakuzinze, ntabwo ari cyo gisubizo. Baravuze ngo iwanyu batera umwaku, ntabwo ari cyo gisubizo. Amahirwe yawe ari mu biganza by'Imana. Witerwa ubwoba n'abantu n'ibyo abantu bavuze, ahubwo uha agaciro iby'Imana yavuganye nawe. Imana ishimwe cyane, turabashuhuje kandi turabakunda cyane mwebwe abadukurikira ku Muremyi TV. Imana ibarinde kandi bakomeze. Mwebwe mutuye mu Rwanda, mutuye i Burayi, mutuye muri Amerika, muri Canada, namwe mutuye muri East Africa, Uganda, Tanzania, Burundi, Congo, mwese turabakunda. Imana ibaha umugisha rero kandi turabakunda cyane. Reka twumve ijambo ry'Imana n'umukozi w'Imana. Navuga ko ari umushumba, sibyo? Ni umushumba, ni pasiteri, ni umukozi w'Imana usengera intama, kandi ndatekereza ko sibwo bwa mbere tumwakiriye hano ku Muremyi TV. Reka namwe tubakire mbere yo kugira ngo tumwakire, kuko mwebwe muraba agaciro, ni mwebwe muduha akazi, kuko nta wundi waduha akazi mutaturebye ngo mwumve ijambo ry'Imana. Ntabwo ni mwebwe dukorera, mwebwe mutureba. Reka rero tubashimire kandi Imana ibaha umugisha kandi Imana ibarinde.
mukande subscribe rero ku Muremyi TV kugira ngo mujye mubona ibiganiro byose dusohora, mukande like, comment, muduhe comment tumenye tuzajya tubigenza niba ari byiza cyangwa niba ari bibi. Namwe mujye mudufasha mudutera inkunga gukora umurimo w'Imana, musharinga ibiganiro, dukora umurimo w'Imana turi kumwe. Ntago dushaka gukora umurimo w'Imana twenyine, ahubwo turashaka kugira ngo dufatanye mu murimo w'Imana, kuko nibyo bikwiriye twese, kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho, kuko nibwo duharanira uzaboneke mu ijuru, natwe twese tuzabe turi kumwe. Turabashimiye. Reka rero tumwakire mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nashimwe, mukozi w'Imana. Umeze ute? Pase no kuri rwose navuze ngo mbere nabivuze ntari kuri kamera, ariko urakeye, warabyibushye. Bimeze bite? Warabyibushye mu gihe abandi wenda uri umushumba. Uri uvuyeho amaze kutubwira ngo abashumba mbese bafite ijosi, bariye amaturo, bariye n'ibyacumi nyine ngo nibyo byahagije, ngo we ngo ntabwo ngabyibushye kuko none wowe bimeze bite ko wabyibushye cyane? Buriya nukunyurwa ubuntu bwa Kristo burampagije. Ntabwo najya kuvuga nka biriya, buri muntu agira kurara aririmba. Ubwo mbese ziratandukanye. Yanjye ntabwo inyemerera kuririmba biriya. Cyangwa we aracyari ku gikarayi? Ntabwo mbizi. Zibyanjye. Pasiteri anyimya amakuru nawe. Oya, nakukwima amakuru niko bimeze. Unyimya amakuru, sibyo? Buriya hari igihe umuntu aba ari ku gikarayi, sibyo? Imana itari yagusubiza. Ariko iyo uri ku gikarayi igisubizo so kugikorera publicité. Mwituze no mu byiringiro, aho hantu abantu ntabwo bahumva kimwe. Mwituze no mu byiringiro rero iyo ugezaho Imana ishobora kugutabara, ariko iyo ugifite ububwira Imana iraguhunga. Yego, iyo ugifite ububwira Imana ibiretse. Yego, Imana izari uko wowe wenyine usigaye mu kibuga. Iyo ibona hari abakugaragiye iraguhunga. Yego, ahubwo iza ari wowe usigaye mu kibuga kuri finale. Yego, iyo ugifite abubwira ntabwo yaza. Wasanga ngewe ndafite abubwira. Mbese iyo ufite abo wishingikirijeho, yego, iragenda. Ntabwo Imana yagusura. Ahubwo iyo usigaye wenyine mu kibuga niho Imana iza. Ariko iyo ugifite abubwira ntabwo Imana iza. Pastor, hari ikiganiro nabonye wakoze ku Musaraba TV cy'umuntu wahanuriye bikaba byarabaye. Ni Nuriya Nindera? Oya, nyibutsa Nuriya mupfumu? Nuriya ni babiri, ni wa wundi watuburaga amafaranga. Aha, Nuriya watuburaga amafaranga. Nabonye uri umukozi w'Imana rwose, kandi burya umukozi w'Imana yahanuye. Narabibonye. Simbizi. Murabyumva rero, abakozi b'Imana baracyahari. Hari abavuga ko abakozi b'Imana batakihari, abenshi cyane bagikoreshwa n'imyuka ivi kuzimu. Wowe ubyumva gute nka pasiteri uhanura kandi iby'Imana bigasohora? Abo nyine bakoreshwa n'izindi mbaraga barahari. Ariko hari n'abandi bana b'Imana bareba uko bihagaze fresh. Rwose umva, shobora kugurebera mukavuga ati aha ndemeye. Yego, barahari rero. Barahari 100%. None se bura twabatandukanya gute? kuko muri iyi minsi ikintu kibatandukanya utagiye kure, iyo umuntu muhamagaye akakubwira ngo zana ituro, wari umusataniste wujuje ibyangombwa. Kuko buriya muri Matayo 25 banza ari 5 baravuga ngo abakobwa 10, 5 b'abanyabwenge n'abandi 10 arabapfu. Mu gihe cyarageze umukwe agiye kuza, bamwe amavuta arashira ngo bajya kuyahanjura. Noneho rero abo bagiye kuyahanjura, Bibiliya ivuga ko bayagumanye inyuma y'inzu umukwe arinjira.
ntaho tubona yakoreshejwe kubera ari amagurano baba bagira ngo bagaruze ayo batanze niyo bari gukora muri ibi bihe rero. Yego baba bayaguze. Yego ntago aba ari Imana yabahaye. Yego baba bagira ngo bunguke. Niyo mpamvu uzamva ngo zana icyo ufite kiguhesha icyo udafite. Umukozi w'Imana impano iba yaramuhaye aba ariyo gukiza abantu, kuruhura abarushye. Ntabwo impano y'Imana igurishwa. Urumva ko rero muri iyi minsi impano zirimo ziragurishwa. Nyina nizo z'abasataniste zivi kuzimu, zo nizo zigurishwa. Ariko impano y'Imana ntabwo igurishwa. Urakoze cyane rero Pastor. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha. Hari benshi cyane bibaza ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndatekereza mwege mudukurikira ko mwamusobanukiwe. Mujye mumukurikira rero kuri Intsinzi y'Abera. Intsinzi y'Abera TV. Intsinzi y'Abera TV. Haba hari ijambo ry'Imana risobanutse. Imana iguha umugisha. Reka noneho mu gihe tugikomeje reka dusenga Imana twinjire mu ijambo ry'Imana ibyo twateguye kuko intego yacu ni ukubwiriza ijambo ry'Imana abantu bagakizwa. Niyo ntego yacu nta kindi. Reka tuguhe karibu umukozi Imana. Turagushimiye Mana ya Isiraheli, icyubahiro n'ikibi cyawe. Twebwe uratuzi kurenza uko twiyizi. Dusengeye abana bawe bazakurikirana ubu butumwa. Uzabagenda imbere uringanize ahataringaniye. Ineza y'Imana izababeho kandi imirimo ndetse n'ibitangaza bijye bikoreka uko bwije n'uko bukeye. Abarwayi bakize, abadafite uko babigenza ubahe uko babigenza. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Ndasenze rero ngo abarwayi bakire. Ndasenze ngo abadafite uwabamenya ubamenye. Ndasenze ngo muri iri jambo ukize imitima ndetse n'imibiri. Wongere wiyereke abatagira uwabiyereka. Umunsi wawe none senze Imana n'Umwana n'Umwuka Wera ngo bize bikora akazi mu bana bawe. Abaruhijwe n'imiryango, abaruhijwe n'imibereho, abo bose ubane nabo. Uyu munsi niba uko nshaka ahubwo uko ushaka mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ni karibu rero turakwakiriye. Murakoze cyane ku Muremyi TV, ndabakunda cyane. Nari maze igihe kitari kinini kandi nanone kitari gitoya ntaboneka ku Muremyi TV. N'ubundi narindi mu kwagura ubwami bw'Imana cyangwa narindi gusengera abera b'Imana. Rero ndabakunda cyane ku Muremyi TV, mubyumve kandi zajya ukunda umuntu gukunda, uzubaha umuntu kubaha, uzaha agaciro umuntu guha agaciro. Kuko hari igihe kigera igihe wataye ku muntu ukakicuza, ariko jya ukunda umuntu gukunda, wubahe umuntu kubaha. Rero ku Muremyi TV ndabemera cyane, ndabakunda cyane. Iyo mwantumiye nanjye ni ukuri ntabwo ndeba ku ruhande, ndaza. Rero naje mfite message ikomeye cyane kuko turi no mu gihe gikomeye. Iri joro nagiye kubona amasaa 9 saa 8 numva marayika arankanguye arambwira ngo byuka nkwereke cyangwa nkubwire ibigiye kuba. Ibigiye kuba. Hanyuma rero nta muhanuzi urama, ntawe muhanuzi urama, ariko nagiye kubona mbona amazi aya yo muri robine arabuze. Abura igihe kitari gitoya, mbona abafite ayo mu bigega na yarabuze, arashize ayo babitse. Ngiye kubona mbona yaba modoka yazana na yarayazanye, noneho aho yavaga naho hararangiye. Noneho ngiye kubona mbona
marayika aramfasha akaboko arambwira ngo ngwino turagenda. Tugeze ku muhanda mbona abantu benshi bari kubungana ibidomoro cyangwa amabido bajya kuvoma cyangwa bajya gushakisha igipangu cyaba gisigayemo amazi. Nahise ngira ubwoba cyane mbona abantu bari kuri moto, umwe afite amabido 3 undi afite 3, mbona moto iri kugaragara, hari kugaragara amabido. Mbega ikibazo cyibura ry'amazi. None ngiye kubona mbona marayika arambwira ngo waroye ibibaye. Ngiye kubona ndamubaza ngo ese kubera iki bibaye. Marayika arambwira ngo impamvu amazi agiye kubura nukubera iyi mpamvu ngiye kukubwira. Ndamubaza ngo ni iyihe mpamvu. Arambwira ngo ubu tuvugana urwango rwabaye rwinshi mu banyarwanda n'abanyarwandakazi. Ngiye kubona mbona uwo mwanya arambwira ngo nguhe urugero ngo abantu bavuye iwabo baba mu migi ngo hari igihe bataba banafuza no gusubirayo kubera amakimbirane yo mu miryango. Ngiye kumva ndamubaza ngo ese ibyo nibyo byatuma amazi abura. Marayika arambwira ati wowe ugenda ubwire abakumva, abanyarwanda, abanyarwandakazi ngo bagabanye ikintu bita urwango. Ni ukuvuga ngo kutababarira, ni ukuvuga ngo ishyari. Ibyo bintu bigiye gutuma Imana yimanukira. Nagiye kubona mbona amazi yari yabuze, yego nibyo koko, ariko nanone nkabona marayika ari kumbwira ngo itegereze. Urumva nkajya kubona nkabona amazi aje mu gipangu cy'umuntu ufitanye ikibazo n'undi. Urumva uwo muntu ntabwo yarari kubasha kuvoma ayo mazi bitewe n'ikibazo bari bagize gute bafitanye. Marayika arambwira ngo wabonye igitumye amazi agiye kubura. Arambwira ngo mwihangarize abantu, amazi yaburaga akaboneka ku muntu ufitanye ikibazo n'undi kwari ukugira ngo bakureho inzangano, bakureho kugambanirana, bakureho kubeshyerana, kuko amazi yabonekaga mu gipangu cy'umuntu ufitanye undi ikibazo, undi ntayahari. Marayika arambwira ngo reba neza witegereze. Anyereka imiryango ifitanye ibibazo. Arambwira ngo nka uriya ko afitanye uriya afitanye ikibazo n'uriya mugenzi we, kandi amazi ari kuri umwe, biragenda gute? Marayika arambwira ngo reka nguhe ikizami. Ndamubwira ngo ndahari. Arambaza ngo ngaho mbwira ukuntu biri bugende. Ndamubwira ati njyewe iki kizamini umpaye ndabona igihari cyonyine ari ugusabana imbabazi, abafitanye ibibazo bakabikemura, bakababarirana, bikarangira amazi akagira gute akaboneka. Namaze kuvuga gutyo
marayika arambwira ngo reba uriya mugabo n'uriya bafitanye ibibazo ariko genda ubibabwire, numara kubibabwira barahita bihana kandi amazi yari yarabuze ku mpande zombi arahita aboneka, cyangwa imigisha yari yarabuze ku mpande zombi irahita iboneka, cyangwa urubyaro rwari rwarabuze ku mpande zombi irahita iboneka. Ikintu cyantangaje, nabwiye umwe mugenzi undi ndamubwira ati iki kibazo ni iki nicyo mufitanye musabwa kugikemura. Ako kanya bahise bagikemura, ako kanya bahita bababwira cyangwa hahita haza uwundi muntu wari uri kubashakisha arababwira ngo muze mugarure ibidomoro cyangwa amabido, amazi yaje mu bipangu byacu. Mesaje irimo aha Imana yampaye ni ukuri ko Imana ndafashijwe cyane. Haleluya. Mesaje irimo aha Imana yampaye yambwiye ngo mbwire imiryango, mbwire abamama, mbwire abapapa, mbwire isi yose muri rusange, umuntu ufitanye ikibazo na mugenzi we agikemure, kuko harimo abifungiye imigisha kubera ibibazo bagiye bagirira mu miryango. Iyo ni mesaje naraye neretswe, hanyuma nuko nayibonye irasobanutse, nta kigoye, birumvikana, nta muhanuzi urama. Oya, nta muhanuzi urama, igihe iyo kigeze arataha. Ndagira ngo uyu munsi ni ibintu bikomeye, ndagira ngo dusome Yohana, uradufasha dusome Yohana. Yego, akiriye iyi ngiyi nta kibazo, adufasha Yohana aho nguhaye 15 rimwe. Yohana 15 rimwe. Mbere na mbere hariho jambo, jambo uwo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye. Byavuyemo zana nkwereke. Ntabwo aho ngaho ntabwo. Yabyimutse 15 rimwe. Yego, 15 rimwe. Yohana 15 rimwe. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu acira abigishwa umugani. Yesu ni we wabaciriye umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. N'amashami yawo. Ndagira ngo tugendane kuko iri yerekwa ni Imana yagize gute yari impaye. Yego, urerekeza hano kugira ngo tubabone icyo bita umuzabibu. Nushaka ube werekeje hano babirebe neza. Umurongo wa mbere uravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uhingira. Ndi umuzabibu w'ukuri kandi nyirawo niwe uwuhingira. Ni ukuvuga iki? Nta wundi muntu n'umwe uhingira uyu muzabibu uretse nyirawo. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo. Yesu niwe muzabibu, uyu wose ni umuzabibu. Yego, iritera imbuto nimba turi amashami, ishami rikarwara udukoko, umuzabibu uzabimenya. Hanyuma numara kubimenya, iri shami ryo ntibireba ko ryarwaye, kubera ko hari aho ritereye ku muzabibu w'ukuri. Yego, n'ubu umuzabibu n'ubu ishami riteye ku muzabibu, wowe unteze amatwi, sida ntizagushobora, kanseri ntizagushobora, diyabete ntizagushobora, ariko nudatera ku muzabibu ukaba ku muzabibu, sida izaguhitana, diyabete izaguhitana. Nudatera mu muzabibu
ukaba ku muzabibu, diyabete ntuzayicika. ariko nujya mu muzabibu mo imbere nk'uko iri shami rimeze, yego ntabwo sida izaguhangara, ntabwo diyabete izakwica, ahubwo ubu tuvugana nuko ugomba kuba ishami riri mu muzabibu. Yego gatatu aravuga ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Ngaho none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri nge nanjye mugume muri mwe. Uyu muzabibu, aya mashami ari mu muzabibu, ntabwo aya mashami ari ku muzabibu. Sinzi nimba abo turi kumwe banyumva. Ntabwo uyu muzabibu, aya mashami ntabwo ari ku muzabibu, ari mu muzabibu mo imbere. Mugume muri nge, ni ukuvuga mugume mu muzabibu, ntimujye ku muzabibu, mugume mu muzabibu m'imbere ndani. Ntimujye ku muzabibu, mujye mu muzabibu. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Mugume mu muzabibu, ntimujye ku muzabibu. Abakristo benshi bagiye ku muzabibu, ntibagiye mu muzabibu. Dusomera aho wari uvuye n'ubundi. Mugume muri nge, mugume mu muzabibu w'ukuri, nanjye ngume muri mwe. nanjye ngume muri mwebwe. Amen. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto, nk'uko ishami ritabura kwera imbuto. Ubwo iri shami ryakwera avoka? oya. Riteye ku ipera ntabwo ryakwera avoka. Ntabwo bibaho. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo, ritagumye mu muzabibu. Nk'uko ishami ryonyine ntabwo ryakera imbuto ryonyine ritari mu muzabibu. Iri shami ryamaze kuvaho ryakuma, ntacyo ryaba rikimaze ryakuma, ariko rirasabwa kuguma mu muzabibu kugira ngo ritange umusaruro. Niritaguma mu muzabibu rikajya ku muzabibu, nta musaruro rizahita ryuma. Dufite abantu benshi bavuga ngo bari ku muzabibu, ntubatandukanye n'abari mu muzabibu. Umuntu uri mu muzabibu afite uko agenda, afite uko areba, afite uko asa, kubera ko afite umuvomerera muri we. Niyahuye n'ibibazo ntagenda avuga ibibazo, ahubwo abitura umuzabibu. Mbwira ukuntu iri shami, yego kuba ryabona amazi, iri shami ntibirireba. Ishami rifite aho umuzabibu ugomba kurivomerera, kurimenya. Ariko abarokore twavuye mu muzabibu tugeze ku muzabibu. Amaherezo nshuti y'umusaraba ni ayahe? Niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Ntabwo twashobora gufiringa agakiza tutagumye mu muzabibu. Agakiza kararyoha inshuti yanjye. Agakiza kararyoha iyo uhanura ibintu bizima bisohora. Agakiza kararyoha, kararyoha. Ntimwabishobora mutagumye muri nge. Abantu bakizwa mu gitondo bakagwa nimugoroba, abo bari ku muzabibu ntibari mu muzabibu. Nshuti y'umusaraba, ndakwifuriza kuguma mu muzabibu, ntube ku muzabibu. Abantu benshi bagumye ku muzabibu, ntabwo bakeneye kujya mu muzabibu. Kandi uyu muzabibu iyo wawugezemo, amazi isa yawe, minerivare y'abana si yawe. Hari umuzabibu ushinzwe kumenya ibyo byose. Ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye kaguma muri mwe. Ibindi bikurikiraho. Reka mbabwire, agakiza kararyoha nshuti yanjye.
nubwo ibyaha bamwe bibaryohera, ariko iyo wagumye mu muzabibu, umuzabibu ukakugurira fanta, umuzabibu ukakwambika, umuzabibu ukakudefiriza, umuzabibu wonyine ukajya uguhigira amaronko ya buri munsi, nta cyiza nk'icyo, nta bukire burenze ubwo. Iyo wagumye mu muzabibu, muzabibu ukakwishyurira amadene, muzabibu ukakugurira inzu, muzabibu nimuguma muri nge, mukaguma mu muzabibu, ntacyo muzashaka ngo mukibure, kuko mwagumye mu muzabibu, ntimugume ku muzabibu. ninge muzabibu, namwe muri amashami. ngaho ninge muzabibu, dore nguyu niwe muzabibu, data natwe. Reba natwe turi amashami. Nitujya mu muzabibu nta nzara izatwica, nitujya mu muzabibu nta kanseri zizadukoraho, nitujya mu muzabibu nta diyabete zizadukoraho. Ariko turasabwa kubanza kujya mu muzabibu, apana kujya ku muzabibu. Abantu benshi bagiye ku muzabibu, ntibajya mu muzabibu. Nshuti y'umusaraba unteze amatwi, ndagira ngo ngutangarize, ujye mu muzabibu, ureke kujya ku muzabibu. Dusubiremo uwo murongo. Ninge muzabibu, Yesu niwe muzabibu, namwe muri amashami. namwe muri amashami. Uguma muri nge, nanjye nkaguma muri we. Yego, uwo niwe wera imbuto nyinshi. uwo niwe wenyine wera imbuto nyinshi. Reka nkubwire, u Rwanda rukeneye abarokore ba nyabo, batarabo kujya ku muzabibu, bajya mu muzabibu. Igihugu kirabakeneye pe, sinirirwe nkubeshya, igihugu gikeneye abarokore bameze nk'abameshake na baseduraka, kirabakeneye. Ariko kirabakura ko bigiriye ku muzabibu, batagiye mu muzabibu. Dusubiremo uwo murongo. Ninge muzabibu, namwe muri amashami. Yesu niwe muzabibu, namwe muri amashami. natwe turi amashami. Uguma muri nge, uguma muri Yesu, nanjye nkaguma muri we. nanjye nkaguma muri we. uwo niwe wera uwo niwe wera imbuto nyinshi. Ranjero ziramutegereje, akazi karamutegereje, indwara igiye guhunga, kuko wagumye mukiza indwara, wagumye murenganura abarengana. kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Nta kintu twabasha gukora tudafite Yesu ukinga, ntagire umuntu ukingura. Nta kintu twabasha gukora Yesu atavuze ngo noneho mwakesheje ijoro muroba, ariko mwari mwizeye ijoro mu bwenge bwanyu, ariko ngiye kubereka ko ntandukanye n'ibyo mwizeye. Uyu ni Yesu asanga bakesha ijoro baroba, arababwira ngo ibyo mwari mwizeye sibyo nge nizeye. Iyo twizeye Yesu, hari ubundi bwiza, hari ikindi gikundo, hari ubundi buhashyi aduhereza, kubera ko twabanje kugira gute kumwizera. Yasanze ngo bakesheje ijoro bagira gute baroba. N'ubwa mbere icyo gitangaza mu mateka y'inyanja cyabaye, barangije babona icyo bita amafi arobwa nijoro ku manywa, ijoro ryose ryakeye. Impamvu ni iyi, Yesu yagiraga ngo abiyereke. Mama wowe unteze amatwi, nshuti yanjye wowe unteze amatwi, Imana kugira ngo ikwiyereke uyu munsi wa none, nuko ubanza gukura ibishimwa mu bigawa, warangiza Imana ikakwiyereka. Birashoboka ko nawe wakesheje ijoro uroba, amafi akanga kwinjira, ariko hari amanywa y'Imana isumba byose agiye kuza ku buzima bwawe, ari bugutere kongera gukunda Imana. Mama ndagira ngo ngutangarize, wanamuwe n'abahanuzi, ndagusubizamo ibyiringiro, ba mu muzabibu ntube ku muzabibu. Umuntu aragutwaza uyu munsi, ejo akavuga ko atakigukeneye, uwo ni umuntu. Ariko iyo wagiye mu muzabibu w'ukuri, Imana ibana nawe. Uyu munsi wababajwe
n'abakwanze. Ntabwo cyari igihe cyo kubabazwa n'abakwanze, ahubwo ni igihe cyo gusenga Imana igahindura amateka y'ubuzima bwawe. Yesu aravuga ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe uzajya kwa data atamujyanye. Mbere ari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nubwo abantu bagiye baba, ariko haracyari abantu bakivugana n'Imana, bakiganira n'Imana, bakihendahenda ibintu bigakunda. Wari umaze iminsi warataye ibyiringiro, wari umaze iminsi wumva nta bihe by'umunezero, wari umaze iminsi wumva ibyiza atari wowe biremewe. Ndagira ngo ngutangarize uyu mugoroba, iyo kanseri ndagira ngo wizere uyisezere. Ubundi ikintu cyica umuntu ni amakuru abantu bamuhaye kurenza amakuru Imana yamuhaye. Ngutangarize ko Imana yivuze ku kigeragezo cyawe ibiguhaye 90% by'insinzi ibi biguhaye. Uyu mugoroba rero kanseri si yo kukwica, diabetes si yo kukwica, asima si yo kukwica, ni Imana ivuga ijambo yarangiza ikarisohoza. Uyu munsi wa none abantu benshi bagwishijwe n'abababwira ibyo batazakora. Ntabwo icyari igihe cyo kugira ngo ugwishwe n'ukubwiye ibyo atazakora. Birebwa waracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Uyu munsi wa none rero hari ibiti bidashibuka. Hari ibiti bidashibuka nshuti yanjye. Nubwo abantu benshi bigira ngo Imana yaravuze, ariko ndagira ngo ngutangarize ko tegereza yaraturanye na Heba. Hari abantu benshi bafite amasezerano yabaye amahuri atazigera asohora bitewe n'inzira banyuzemo cyangwa ababyeyi babo banyuzemo babahetse. Ariko 14:7 Yobu aravuze ngo erega haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, ngo kikazana amababi ngo y'amatontomo. Amakuru ufitiye mu ndwara nicyo sicyo gisubizo cyawe. Abaganga iyo bagupimye bakubwira ko birangiye, ntabwo ari cyo gisubizo. Nimba hakiriho ibyiringiro ntibigira abapfu bigira abazima. Ntabwo umupfa agira ibyiringiro bigirwa n'abazima. Muganga yavuze ibye, ariko ndagira ngo ngutangarize n'Imana ivuga ibyayo. Uyu munsi Bibiliya ivuga Abisiraheli iyo barwanaga urugamba badafitiye amakuru rwarabatsindaga kahakahapa. Rero uyu munsi none ndakwifuriza kugira amakuru ku kibanza cyawe, nkwifurize kugira amakuru kuri kanseri urwaye, nkwifurize kugira amakuru kuri diabete urwaye, nkwifurize kugirira amakuru kuri buri kintu cyose wavunikiye. Hari ikintu cyanangaje, Dawidi ngo amaze gutsinda urugamba atsinze Goliyati, ngo yahise amukata igihanga. Hanyuma yo kumukata igihanga biba ngombwa ko akijyana mu Bafilisitiya. Hanyuma ngo basasa imyambaro, ngo barangije ngo Dawidi n'ifarashi n'igihanga banyuraho bamukomera amashyi. Harimo akantu ndagira ngo ngutangarize uyu munsi abari kugukomera amashyi, wenda n'akazi ni umushahara winjiza, wenda n'intebe wicaramo, ariko bazaguhinduka. Reka nkubwire, Yesu yavuze ngo niwe muzabibu w'ukuri. abandi bose bari kugushima kubera ko usigaye uhembwa ku kwezi, bari kuguha utumesage twa buri morning ukagira ngo baragukunda. Dawidi ngo amaze gutambuka aho bamusasa imyambaro, Sawuli ngo yongeye kumwirukankana n'amabuye. Abashashe imyambaro bibagirwa ko bashashe imyambaro. Ndagira ngo nkubwire iki, inzira ya muntu iragoye. Uyu munsi abari kuvuga ngo urashoboye, ejo nibo bazaya bavuga ko udashoboye. Birashoboka ko wahiriwe mu rugendo, hari n'abandi bakiri gushakisha. Ndagira ngo ubwire Imana igukomereze amaboko muri ibi bihe tugize gute turimo. Soza amakuru ufitiye mu kigeragezo abantu bari kuguha, ntabwo ari Imana iri kuguha. Baravuze ngo uzashaka ari uko babajije, ntabwo ari cyo gisubizo. Baravuze ngo iyo ndwara izakwica, ntabwo ari cyo gisubizo. Baravuze ngo ahari iwanyu muraroga, barakuzinze, ntabwo ari cyo gisubizo. Baravuze ngo iwanyu batera umwaku, ntabwo ari cyo gisubizo. Amahirwe yawe ari mu biganza by'Imana. Witerwa ubwoba n'abantu n'ibyo abantu bavuze, ahubwo uha agaciro ibyo Imana yavuganye nawe. Amen.
urakoze rero umukozi w'Imana. urakoze cyane. Imana iguha umugisha. Yego. Uvuze ibintu bikomeye cyane. Yego. Bose uri mu mavuta. Imana iguha umugisha. Kandi kongerere. Imana iguha umugisha cyane. None senga. Reka twubahe Imana dusenge yerekeze ijambo rimaze gutambuka. Nimba ufashe icyemezo ukemera kuba mu muzabibu ntube ku muzabibu, ni uburenganzira bwawe, ni wowe wigirira. Mana yacu, Mana yo kwizerwa, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro. Rekera ijambo uwo rizageraho arwaye azakire, uwo rizageraho nta byiringiro rizamuhesha ibyiringiro, kandi uzaba aruhijwe n'umubiri rizamuvure. Ibi uko dushaka, bibuka ushaka mu izina rya Yesu. Amen. Amen.